Hey, twongeye kubasuhuza kuri The Economic Update. Twabonye amakuru twese ko u Rwanda rwatangaje ko telefone zifite cyangwa zidafite ubushobozi bwo kuzakakira internet cyangwa se umuyoboro w'itumanaho wa 4G ndetse na 5G guhera umwaka utaha. Aya matelefone yose ntazaba akiri ku isoko mu Rwanda. Reka njyewe niganirire uyu munsi turebe ubundi ibi bintu bitwa 4G, bitwa 3G, bitwa 2G ni ibiki, byaje bite. Ubundi iriya G nk'inyuguti ihagarariye ijambo ryitwa generation, hanyuma umubare ugenda uri imbere nawo ndawuvugaho. Akenshi iyi G ivuga generation, Kinyarwanda bivuga iki? Bivuga ibisekuru. Ariko se ubundi 4G 2G muri rusange ni ibiki? Ni ibyiciro bitandukanye by'ikoranabuhanga ry'imiyoboro ya telefone cyangwa se mobile network generations. Ni ukuvuga ngo tuvuze ngo ni 2G, mwari kuri 3G, mwari kuri 4G, mwari kuri 5G. Ni ukuvuga ngo abo bantu bose baba bafite imiyoboro ya telefone ariko ifite imbaraga zigiye zitandukanye cyangwa se yo mu bisekuru bigiye bitandukanye. Let's say that, tubyite gutyo mu buryo buri simple. Hanyuma mu gisekuru cyaje gukemura ibibazo iby'icyambere kitashoboye gukemura kiba kisumbuyeho. Urugero 2G ibibazo yari ifite byaje gukemurwa na 3G. 3G nayo ibyo yari ifite byo gukemurwa na 4G. 4G nayo ibyo yari ifite bikemurwa na 5G. Ahanini turavuga ko ibibazo bigenda biriho ni ibihe abishingiye ahanini ku kongera umuvuduko, kongera ubuziranenge n'ubushobozi bwo gutwara amakuru ku buryo bwihuse kandi bwizewe. Bivuze ngo ya moko dukoresha y'imiyoboro y'amatelefone dukoresha, nivuga amatelefone ntihumve ka internet gusa, kuko n'umuyoboro usanzwe kugira ngo uhamagare kuri telefone haba harimo hagati icyo kintu, harimo connection, harimo nyine gutuma bishoboka ko tunyine twavugana. Ni ukuvuga ngo niyo wa muyoboro nyine w'itumanaho turiho. Rero icyo aya G agamije cyangwa se aya generations, aya moko y'imiyoboro agamije muri birumvikana rusange ni ukugira ngo nyine tubashe kuba twashobora nyine gukomunikana hagati yacu. Ni ukuvuga ngo wavumbuye telefone yarayivumbuye nibyo, ariko kandi yashoboye gukora byari bikeneye nyine ko habaho icyo kintu cyo kureba ese ni imiyoboro ni ibikifero ko abantu bafite telefone bombi babiri bashobora kuba bakomunika. Hanyuma buriya 2G bivuga second generation. Hanyuma katuganire kuri 2G. 2G yatangiye mu 1991. Icyo yaje igamije yaje gusimbura 1G cyangwa se analog. Iyi 2G ikoresha uburyo bwa digital butuma ibiganiro biba bisobanutse. Hanyuma ariko uretse no kuba ibiganiro bisobanutse, ubukijyana n'umuntu nyine mugenzi wawe, bikanatuma habaho umutekano w'itumanaho, kuko umva mbere n'umuntu aba uriho ariko noneho ukiyongera. That's 2G yaje gusimbura 1G. Hanyuma ibyo ishoboye iyo 2G ishoboye guhamagara, kohereza message, kohereza MMS no kohereza internet nto yoroheje nka GPRS cyangwa se Edge, nayigarukira gusa. Hanyuma umuvuduko wayo kuri GPRS usanga uri hafi ya kbps ingana na 40 kujya kuri 80. Hanyuma Edge kabusha kujya kuri hafi kbps ya 200. Ibiro bifite iyi capacity irahagije ngo 2G ibe yakoresha WhatsApp cyangwa se kureba urubuga rworoheje, ariko ntihagije kugira ngo urebe amashusho cyangwa se video. Arada kiza cya 2G ikoresha umuriro muke wa battery, umva ntago iwumara cyane. Abantu barabibonye aho twagiriye kuri 4G telefone zirazima vuba vuba. Ni ukuvuga ngo ko wapugwedinga telefone yawe ijya ku rwego rwa connection, ni ukuvuga ngo umuriro ushira vuba, ariko 2G yakoreshaga umuriro mukeya. Ikindi ifata umuyoboro no mu bice by'icyaro, ariko ikibi cyayo hari internet ishobora gutinda, hari n'igihe ishobora gutanga serivisi zigezweho nka video nziza cyangwa se inama ku internet. Ntabwo wabikora ukoresha 2G. Reka turebe third generation cyangwa se 3G. Yo yasohotse muri 2001. Icyo yaje igamije yaragira ngo akanini internet ishobora gukoreshwa neza kuri telefone. Ibintu rero yakoraga ni ibi: yashoboraga guhamagara, akaba yakora video call, internet ikaba yakihuta kurusha 2G, ikaba wafungura email, ikaba wafungura YouTube, ariko kuri rworoheje bidakomeye cyane. Umuvuduko wayo yarifite kbps, capacity ya kbps ingana na 384 ndetse ikanagira mbps ya 42. Rero ikiza cyayo nuko yo yarushaga imbaraga 2G, ishobora kwihuta, ushobora gukoresha porogaramu nyinshi kuri telefone cyangwa ku mashini yawe. Hanyuma ikibi cyayo ntabwo yihutaga bihagije ku mashusho
ya high definition cyangwa se imikino iremereye, ntabwo yihutaga. Hanyuma izi tumaze kuvuga ebyiri zombi 2 na 3G nizo tugiye kuvaho nk'u Rwanda twa upgrading tujye kuri 4G na 5G. Hanyuma 4G za imeze gute? 4G imaze igihe, abantu bakumva ari inshyashya cyangwa se ari iki, ahubwo imaze igihe kubera ko yo yavumbuwe ahagana muri 2009. icyo yazaniye isi cya mbere gikomeye, yahinduye uburyo abantu bakoresha internet kuri telefone, uburyo bworoshye. icyo yahise yoroshya cya mbere na internet yihuse, kuba ushobora kureba amafoto cyangwa se amavideo ya high definition, ko ushobora gukora video call zinoze neza. Ngiraga abantu babizi nuko nk'uyu munsi kuri WhatsApp ushobora guhamagara umuntu mukavugana nkaho bidacika waba uri hose. Kubera iki? Ni ya 4G yabitwemereye. Ikindi ushobora kuba wakora online gaming. Online gaming irakunda cyangwa se kuba wakina imikino ya online. Ikindi harimo mobile banking, kubitsa, kubikuza, kwishyura ibintu nkoresheje telefone yanjye. Mu gihe zire ebyiri za mbere 2G na 3G ntabwo byakundaga. Ikindi harimo streaming ya Netflix na YouTube. Ushobora gusa kuba wakora live streaming ukoresheje 4G kubera yuko iri strong par rapport y'iza mbere, dushingiye kuri capacity yayo twabonye ko ifite Mbps ya 384. Urumva ko ni nini cyane par rapport yo twabonye mbere ya 2G yari ifite 40 na 80. So urumva ko iri hejuru cyane. Umuvuduko rero wayo ubangana gute kuri 4G? Uri hagati ya Mbps 20 n'ijana. Bivuze ngo kino gihe tuyumve neza, ni igihe urimo gukoresha internet. Ese capacity ifite, ngira ngo irimo atashira nk'ikintu kuri telefone cyangwa ku mashini yawe, tujye tureba hari ahantu ubona bakareka capacity mu birihuta ku buryo bungana iki. Muzarebe iyo ufite 2G tesheje ikintu kigenda gake, ishana kumura umunsi kandi ari nk'indirimbo imwe megabyte nk'icumi, ariko kuri 4G ni amasegonda. So niho dushingiye tuvuga ngo ifite Mbps zingana gute. Hanyuma ikoranabuhanga rero ry'ingenzi rya 4G nuko yo ifite cyangwa se yemera cyo twita VoLTE cyangwa se voice over. Ni uguhamagara binyuze kuri 4G, amajwi akaba asohotse neza kandi guhamagara bigahita bigenda vuba. Wahamagara umuntu telefone ntibanze gutinda, ubundi urakoringa kumva hagiyemo akantu kameze nk'agatamoro. Ariko iyo ufite uyu muyoboro wa 4G cyangwa se internet wa 4G, birihuta kwa guhamagara umuntu telefone igahita isona. Hanyuma imbibi cyangwa se ibibi byayifite ni ibihe? Isaba ko iminara n'ibikorwa remezo byinshi biba bikora, biba binahari gusumba ibya 2G na 3G. Birumvikana ko igihe nk'u Rwanda kugira ngo cyemere ko kigiye kuri 2G na 3G, nuko kibona ko kigeze ahantu heza ku byerekeye iki ibikorwa remezo bisapotinga ya connectivity nyine supportinga ya koranabuhanga. Birumvikana. Hanyuma tuyivuye twavuze ko buri generation cyangwa se buri bwoko bw'umuyoboro wa connection buza buvugurura ibyubanza tudashobora kuvugurura. Hanyuma 5G ubwo ni 5th generation. Iyi ngiyo yavumbuwe ahagana muri 2019. Ni vuba ahangaha, aha nubwo wumva twebwe turavuga ngo kongera kuyakira no gutangira. Iyo ntago geneye telefone gusa, ahubwo yanateguriwe imodoka zitwara zonyine zikoreshwa na AI, yateguriye ibikoresho byo kwa muganga bishobora kuvura umuntu utaraho ari. Hanyuma itegurirwa inganda zikoresha robots, of course urumvikana ko harimo 5G na development irimo na AI n'ibindi. Hanyuma ikindi harimo na internet of things cyangwa se IoT, nayo iri mu bindi bintu iyi internet ya 5G yihariye. Hanyuma ibyo ishoboye gukora ni ibihe? Of course twabivuzeho, birumvikana ko ari ibintu bidasanzwe. Ifite capacity yo kuba wareba video ya 4G HD 4G, ariko nanone ifite 4K ndetse na 8K video. Ushobora kuba yakoresha yakemera ko umuntu akoresha virtual reality, AI, smart cities ndetse na cloud gaming. Yango tuzabiganiraho mu buryo burambuye. Umuvuduko wayo rero ungana na gigabyte cyangwa se na 1 Gbps, ukuntu iremereye, ndetse ikaba yanagera kuri Gbps 10. Hanyuma ahambere tuvuga ngo biri mu ma Mbps, noneho hangane mu ma Gbps. Noneho munsi ya metero 10 ndetse ishobora no kugera kuri metero 1. Ariyo mpamvu ikwiye zisaba gusubiza ako kanya. No vuga ngo yo nyine isubiza ako kanya, no vuga ngo ntago bitinda ngo andikira umuntu atinde kuyibona SMS yatinze kwivivura ko yagiye kuri WhatsApp. So ikindi umuvuduko wayo uri hejuru cyane, ishobora kwakira ibikoresho byinshi cyarimwe, uconnecta ibintu byinshi cyarimwe. Aho ushobora gusanga ushobora kuba telefone nkabandi kwivugiraho, ariko icyarimwe ndimo ndanakoresha iki, ndimo ndanakoresha n'ubundi ndimo ndanakoresha n'ubundi telefone mpamagara no internet mobile connectseho n'ibindi bitandukanye.
Rero mu magambo make aho bitandukaniye 2G irahamagara kimwe nuko na 3G bikora na 4G bikora, ariko 4G kongeraho ko amajwi aba yunguruye neza VoLTE cyangwa se ya majwi voice over bikaba byakunda. Ikindi twabonye ko 2G ishobora kwandika message kimwe nuko 3G yabikora, kimwe nuko 4G yabikora na 5G yabikora, ariko twajya kuri internet kuri 2G ni nkeya cyane, 3G iri hagati, 4G irihuta, hanyuma 5G yihuta cyane. Video call 2G ntiyayikora, ariko 3G irayikora, 4G irayikora, 5G irayikora. Hanyuma kuba wareba HD video cyangwa se high definition video 2G ntiyabikora, 3G ibikora gake, 4G irabikora na 5G. Hanyuma kuba wakina imikino online 2G ntabwo ibikora, 3G ibikora gake, 4G ibikora neza ndetse na 5G ibikora neza. Hanyuma umuvuduko twabisobanuye ukuntu gitandukanye hariya, ari naho nyine hava ya capacity yo kuba yagukorera ibi bintu byose. Ku cyo rero Rwanda rurimo rurakuraho 3G na 2G, icyambere kugira ngo abantu bose bashobore kuba bakoresha 4G na 5G zitanga serivisi nziza kurushaho. Ikindi ni ugabanya ikiguzi cyo gukomeza kubungabunga imiyoboro ishaje. Of course birumvikana ko 2G na 5G birumvikana, iyo bigumishijeho ntago yayindi ibona neza uburyo ufite network, ariko nukuraho 3 na 2G biratuma 4 na 5G biza kuza kuba byisanzuye mu isanzure, bishobora kuba byagenda umuyoboro wagenda neza. Ikindi ari ukoresha imirongo y'itumanaho nka icyo twita radio spectrum, hanyuma ikoroherezwa mu ikoranabuhanga rishya kandi ritushobora gutanga serivisi nziza ku bantu benshi. Niyo mpamvu telefone zikorana na 4LTE cyangwa se 5G zazagira ikibazo cyo gukoresha umuyoboro wa telefone igihe 2G na 3G bizaba byarahagaritswe. Niyo mpamvu telefone zidakorana na izo 4 na 5G zizagira ikibazo gukoresha wa muyoboro.